twarangije agace ka gatanu. Uyu mwana w'umukobwa Samantha ndetse na Blessing bamaze gusaba imbabazi cyangwa se bamaze gutakambira ahangaha ku gituro mama wa Blessing wavumye umuryango wa Samantha, none umuryango wose ukaba warazimye waragiye, hakaba hasigaye Samantha nawe usigaranye umuvumo wo kutagira icyo ageraho muri ubu buzima. Bamaze gutakamba. Ni agace ka gatandatu dutangiye. Reba hano hasi ukande ku ibuto ya like ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo buri uko nshyizeho uzajye ukabona bitakugoye nyine. Amazina yanjye ni Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Nimero yanjye ni 0788205788, ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe. Isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mumva. Ahangaha ku ruhande abanyeshuri bagiye no kubatembereza, muvurebe ibintu byose biri ahangaha sha. N'abanyeshuri bagiye no kwiga nyine, biriya babyita plantain ndetse nanone kandi babyita Musa Paradana n'ibiki byose, Paradisi ya kane n'ibiki byose. Ibitoki nyine iriya babyita plantain tu. Twebwe sinzi ko tubyita. Iri ngiri ni papayi. Miss Salome nyine niwe wazanye iri shuri kugira ngo batembere bige, ni papaya. Ahangaho rero mureke dukomeze tugenda tunareba n'ibindi, turebe ibyo ari byo byose. Ni rya shuri ariko bigaragara ko ari abanyeshuri bakeya bazanye inaha, bamwe binagaragara ko bakunze kuba bafite n'amanota. Okay, sasa iyi ngiyi yitwa Okla ndetse kandi nanone bakunda kuryita ngo Aberimo Shukushi n'ibiki byose. Ati bagize na rinini we n'abanyeshuri. Ati ma buretse gatoya, nose iryo izina wari spellinga ukavuga inyuguti zazo, Aberimo Shukushi. Uyu nguyu arabivuga iryo zina. Ati ma vuga gake cyane. Subiramo. Bano banyeshuri nyine kubera bahora no mu mazimwe menshi, hari igihe kubyumva biba bigoye. Ni Kaela kandi kahangaha amureba. Urabyumvise neza cyane? Yego rwose. Komeza kwandika ahangaha icyo kizina. Aturakoze cyane. Nase wowe iryo zina rivuze neza cyane? Atego nabyanditse neza cyane. Reka turebe ibintu wanditse ahangaha wagakobwa we n'ibiki byose. Aha, wabyanditse neza. Sasa mureke dukomeze rero turebe n'ibindi byose. Mbese abanyeshuri baba bazanye kugira ngo banige na geography. Aha, reka turebe n'ahangaha ibindi byo ku ruhande. Ninde ushobora kumbwira iki ngiki icyo gikoreshwamwo? Sasa rero umunyeshuri yatunga hejuru ati iki ngiki gikoreshwa mu kuvura ibisebe. Ninde sabikubwiye? Okay. Ninde ushobora kumbwira se hanyuma izina ryacyo? Ngo ndi Bobo. Ninde ushobora kumbwira izina? Ati Awolowo. Okay, urabikoze cyane. Ninde ushobora kumbwira izina rero ry'iki kintu nanone kiri aha? Avuga ngo Chromorarina odorata. Yego urabikoze rata. Amureba nabi cyane. Barahanganye. Reba mwembi uko muri babiri. Sasa reka turebe Tarinum n'ibiki byose. Nyine ni ibizina nanjye ntazi. Ngese ko nize ubuvuzi. Abanyeshuri baba bari hano ku ishuri nari mbeshye nyine ngo ubuvuzi, kumbe nta nubwo nyine nize. Nakandagiye mu ishuri kugira ngo turebe. Bano mu cyaro nyuma yo gusaba imbabazi umubyeyi w'uyu Blessing baje no gukomeza gukora amasuku nyine mu murima n'ibiki. Ati Blessing rero, Blessing nese ko nta kintu wari wavuga ku bijyanye no kuba wajyana nanjye ejo tukajyana? Uyu nguyu avuga ati Samantha wapi, urabizi biragoye cyane ko nava ahangaha mu rugo ngo njye mu mujyi i Kigali. Nese nzajya ndya ntese gute? Amashuri se nzaba hehe se? Oya, nase hari ishuri rya leta ry'abanyeshuri b'abakobwa hari mu mujyi rihari? Uyavuga ati umujyi ni munini cyane. Ikirenze n'ibyo ngibyo ntabwo ukeneye guhangayikira ngo ahantu uzatura uzabana na Makamba ndetse nanjye. Uyavuga ati Makamba ninde se? Amwenyera avuga ati Makamba uzamumenye nuramuka uhageze nyine nuza mu rugo tukajyana. Avuga ati oya ntabwo twajyana biko ndakwinginze. Nase umurima wanjye nase ni gute nzasiga ahangaha n'iyi mirima n'ibihingwa birimo? Uyavuga ati uvuze ngo iki? Ndavuze ngo yarabivuze mu kindi kirimi. Nase ishuri ry'abakobwa rizaba hehe? Uyavuga ati we tuza wana. Buriya uburyo ninjiye mu ishuri niko nawe uzanyiyungaho nyine. Uyu mukobwa Samantha ntabwo nzi niba gucuruza amazi ku muhanda ari byo byaba byaramwishyuriye ishuri tu. Hari uburyo yinjiye mu ishuri natwe tutaramenya. Uyavuga ati ninde kwishyurira Minerivare se? Nase ninde uzishyura Minerivare yanjye? Uyavuga tuzabimenya bidatinze ntugire ikibazo.
ntagira ikibazo oke ntari ibi ubwo rero nzajya nza no mu murima kureba imirima yanjye mu cyaro rero ndavuga ati oke nta kibazo umukobwa w'icyaro we yesima urakoze cyane arabyemera ariko yanga guta imirima nyine ni Charlotte w'ibuzinganjwiri abavuga ngo akomeza gume no mu cyaro bagira n'ibiki byose ndetse ku ishuri abanyeshuri baba bari ahangaha hari umukobwa witegereje undi nanone arimo kondeye bikise ni abanyeshuri iyo bari mu biruhuko baba bakomeza kuvuga n'amazimwe nyine waramubonye ntabwo ari kwitaba telefone ati reka tumutegerezeho gatoya wana atoya reka tugende tujye kumuhamagara ati oya kadukomeze dutegereze nese niki tugiye gukora nonaha ati mpereza ijambo rya cyangwa se nyizeza undi avuga ati ibyo bintu okay mpereza ijambo ryo guspellinga rero sasa ngaspellinga ijambo wenda Kristo oya ngo yamuri avuga ati navuze ngo ijambo ryo guspellinga pan ijambo tugambo turaho ngam fata iyi kayi sasa rero umpereza ijambo ryo ryose na spellinga mu gihe ngo bategereje uwo muntu w'igitsina gabo nyine barahangaha uyu mukobwa Ella ashakisha ijambo ya spellinga spellinga ijambo sasa rero ararishakisha akomeza kureba muri iyi kayi sokeja spelling ijambo uyu nguyu aspellinga ijambo sokeja ararikora wane urimo gutwika cyane oke ngaho nanone spellinga ijambo akomeza kumushakira n'irindi komeza kureba nawe acrimony uyu nguyu acrimony ararivuga neza cyane abamwadimira cyane hari uwaje baretse gato ngo spellinga ijambo Silizimonga umusore waturutse inyuma niwe wese avuga ngo Silizimonga bahindukira bareba umusore uvuze icyo kijambo what uvuze ngo iki urujambo rukomeye ati iri jambo Silizimonga rispellinge umusore n'ubwa mbere tumubonye nuko yaje Silizimonga agerageza uko ashoboye kose intwari zarihimuye aragerageza yavuga ati oke ntaribi rwose nakabandi koko ati oya nakabandi rivuge twumve uyu nguyu amureba umwanya umukobwa avuga nene kababa nakabandi iryo jambo naryo ararikora neza cyane nakabandi uyu areba avuga ati oke Jack 6 avuga ijambo niba ari ikidage urinde se wowe vuga iryo jambo nkubigiye urimo kumbaza ngo ndinde se nibiki uyigarutse umutima niba ari ikidage oya wapi ni JAA wabyishe rwose wabyishe cyane njye nitwa Kelvin uyu nguyu amureba mu kajisho kamwe umusore yiciraho n'ubwa mbere amubonye nanjye nitwa Juliet we ntukajye witeze nase uramuzi uyu musore avuga ati yego ndamuzi niyo mpamvu mubajije wariwe urwo rutwe rubi gusa ati ntuntoka nawe genda nawe umutwe w'ihene gusa uyu nuko yaje hayo WhatsApp bimeze bite Juliana ati meze neza cyane ibintu n'ubutamu uriya musore ntabwo nibwo bwa mbere twamubona ati Juliet we uyu aje kuvuga amazimwe twari tuzi ngo ari seriye nese mwabonye uburyo ukwegerana cyane kuri hagati ya Mr Panya ndetse na mukobwa Jeannette muri iyi minsi uyavuga ati buri mwarimu aba afite umunyeshuri wa danje akunda nyine uyu nguyu ni Juliana aramwenyura ati ndabona rwose ko ukibereye mu mwijima vuga amazimwe twumve reka twumve ati reka kanya nguhereza analogy yoroshye cyane ngaho vuga ijambo mischievous rero ari spelling nyine uyu nguyu abitekerezaho ararivuga spelling zayo nyine inyuguti ku nyuguti mischievous nyine kubera iki se uyavuga ati uribuka ubwo Jeannette bari bamusabye kugira ngo iri jambo mischievous ari spelling ati yego ndabyibuka uyavuga ati nose uri kuvuga iki ibuka ibyo yavuze rero kumpe uyu mukobwa Jeannette arimo guspellinga yabuzemo inyuguti imwe mischievous ntabwo ari uko nguko barivuga uyavuga ati ntasi yashyizemo urabyumva cyane rwose shit Mr Panya yaramubereye ngaho rero Mr Panya uribuka ibyo yavuze correct icara yahise avuga ngo arabiko yego Juliana amazimwe arayazana baretse gato kubera kirimo kubimbwira ibingi binona nari naratekereje ko ugomba kuba uri mu ikipe yuriya uyu ni umugambanyi nyine n'ubundi akunda kuba ari kumwe n'uriya Jeannette ati yego niko bimeze rwose nari mu itsinda rye cyangwa se mu ikipe ye ariko nuko uriya mukobwa maze iminsi yigira umuntu wa danje ndetse naje gukora ubushakashatsi kuri ibyo ngibyo nyine ngo amurebe uyavuga ati kumbe ibingibi arabyumva ko Mr Panya yabereye uriya mukobwa Jeannette aramubwira ngo ikintu aragikoze kandi atagikoze neza
kubera Juliet aba ahuze cyane afite ifitina ntabwo ako kantu aba yarakabonye. Kumbe uriya mukobwa Juliana nyine we aba ari vigilant. Abangaba nuko nguko bafashe umwanzuro wo kuva ibuzinganjwiri biyizira i Kigali nyine, aho uyu mukobwa abana na Makamba. Niba uriya muvumo uri buze kumuvaho agatangira kugira icyo ageraho uyu mukobwa Samantha, ababyeyi bacu baraduhemukira, bakora ibibi byinshi bavuga ngo barimwo kubidukorera twebwe abana, kumbesha batazi ko bizatuzanira n'imivumo myinshi. Hoya nako twebwe ababyeyi duhemukira abana bacu hashize igihe kingana n'amezi 6 mfashe umwanzuro w'uko ibintu byose by'ibibazo nzajya ari njye wishinja amakosa. Ngomba kujya nishinja amakosa, sinshinja amakosa abandi. Niyo mpamvu ibintu byose bigaragara nk'ingero nzajya ari njyewe uzitangaho, wasanga bizasukura roho yanjye nkarokoka nkamenya ko nakoze amakosa kugira ngo njye nyasabira n'imbabazi. Baje kugera kuri Makamba avuga ati Blessing, nanone kandi urisanga nanone cyane, ndetse kandi ndabizi urimo kwibaza ngo mbese ndinde. Makamba natwe ntitumuzi, ati ngendi anti w'uyu mukobwa Samantha, nkaba ndi murumuna wa nyina, ndetse akaba ari ngiye muherezi iwacu, ni nyina wabo mbese umurera basigaranye. Bityo rero ukuntu bimeze, iyi ngiyi ni inkuru ndende cyane, ndetse kandi ndabizi ko aka kanya wenda iyo nkuru urayizi. Uyu nguyu hari ibintu yagiye arota, ndetse kandi ni ibintu byinshi cyane byibura umuntu yagerageje kuba gerageza kwibagirwa, ariko bikaba bihora mu buzima by'iteka ryose ku buryo umuntu adashobora kubyibagirwa bene ibyo bintu. Mama wa Samantha ukuntu yarameze nyine, yari umuntu uri we watwitagaho icyo gihe ubwo twavukanaga nyine, agihari buri kanaka ariko kose niwe watwitagaho, mbese ntako atari yaragize. Mama wa Samantha yapfuye ubwo uyu mwana w'umukobwa yari afite imyaka 3, ndetse kandi njyewe icyo gihe nari mfite imyaka 8. Twarasafarinze byadange, mbese twanyuze muri byinshi cyane, ariko nyine ntabwo ibihe byatubereye byiza, ntabwo ari ibintu byiza byatubayeho. Mbese Makamba amubwira ko ari iyo sano bafitanye, avuga ati nanone kandi turimo gushima Imana twabashije kurokoka nubwo umuvumo wa Samantha wari uhari nyine. Twarasafarinze, yavuga ati Makamba, nanjye ndagushimiye cyane kukuba nyine Samantha waramwitaho. Yavuga ati nanjye ndishimye cyane, nishimye kukuba Samantha nyine yaraciye muri byinshi, uyu mukobwa akaba nitonda. Uyavuga ati hanyuma si bijyanye no ku ishuri, uyavuga ati nyine uyu nguyu azakujyana ku ishuri, noneho anagushyire n'umuntu umusponsoringa umwishyurira ishuri, byibura urebe ko hari icyo yagufasha, mbese turebe ko hari ibyo bizacamo. Uyavuga ati nukuri reka nizere ko bazanyemera nanjye kugira ngo nanjye njye ku ishuri nyine, kuko nigaga mu cyaro. Undi amukora avuga ati oya ntugire ikibazo bizagenda neza. Mbese Blessing nawe avuye ibuzinganjwiri aje i Kigali kugira ngo arebe ko yaba ari kubana nabo byibura, ndetse ibyumweru byaranatambutse byinshi cyane. Nyuma ya kiriya gihe nyine tubonye bavuye mu cyaro, Blessing nuko nguko bamuzanye ahanga muri iki kigo cy'amashuri. Uyu nguyu ubishinzwe arimo gukomeza kureba amadokima ye n'ibiki byose nabo bategereje barimo kumureba, ndetse yavuga ati byiza cyane. Rero ukuntu ndimo kureba ngereranije n'aya madokima uko ameze, aka kanya ahantu nyine wigaga amazina wakoreshaga ntabwo ari Blessing, amubwira yandi ndavuga ati ni amazina ya mama wanjye, urakiriwe cyane ahanga muri iki kigo cy'amashuri, bityo Samantha nakujyane ajye kukwereka hano ugomba kwiga mu ishuri wigamo. Ndetse uyu nguyu baramwemera nawe kuri iki kigo cy'amashuri. Abanyeshuri nabo bakomeje kuganira nyine ahangaha ku ishuri. Ako kanya bari ahangaha abanyeshuri, hari umukobwa waje aza asanga uyu musore Felix, muzamusanga hi David, hi. Akanya gato yambi mvugana na Felix uri ahangaha, amufata amukwence bana, we wamuginga ibi gibi ni biki, gisobanuro cyabyo ni biki? Wevuga ati what? Ibi ni ibiki nonaha ndimwo kuvuga wikwitungurishwa n'ibiki byose? Umusore avuga ati ni gute wagize muri telefone? Undi avuga ati reka nizere ko nta kintu urimo kugerageza gukora cy'ubugoryi. Uyavuga ati ngiye ntabwo nigeze mvuga ko hari icyo ngiye gukora. Avuga ati hanyuma se kubera iki urakaye, kubera iki? Undi avuga ati Priscilla rero reka nze nkubwire, niba hari umuntu uwo ari we wese
musore we ugomba kwirukanwa muri iki kigo cy'amashuri nuriya ngo Almighty Juliet wigize wa danje apana inshuti yanjye Janet. Ntugerageze ndavuga ati Priscilla niba afite telefone bigaragara ko bafitanye umubano nyine. Uyu mukobwa yaraje guhereza agasopo uyu musore nyuma yuko yemereye Juliet ko ngo agomba kubyinjiramo hanyuma baka blackmailinga. Nibiki bigiye kujya mbere se? Juliet suri buze kumubwira iki sasa rero? Niki ngiye kumubwira ati cinguka aho ndakwiyamye cyane. Umusore acaho. Misiyo barayivumbuye ko uriya mukobwa Juliet ashaka kwirukanisha Janet ahangaha muri iki kigo cy'amashuri. Ndebere sasa ifitina rero ntabwo ari ryiza, ndetse uyu nguyu yaje ahangaha arimo gucuranga, ndetse uyu Priscilla nawe ari ahangaha n'undi muntu mushyashya. Ati umunsi mwiza Eric nyakubahwa. Ati Samantha bimeze bite? Ati oke nyakubahwa reka mbe ngiye rero ntugire ikibazo. Yaje ahangaha wow ewa ni wa mukobwa ufite ijwi ryiza cyane. Ati urakoze cyane. Nese kubera icyo uri mu ishuri rya siyanse untuze mu ishuri ryacu ry'ubuhanzi, njye nabikunde ndamutse mfite umunyeshuri umeze nkawe mu ishuri ryanjye rwose. Urabizi abanyeshuri nkamwe nyine mutwarwa na passion apana imyanzuro yo kuvuga gutyo gusa. Uyavuga ati ndashimye nyakubahwa, ariko umuziki wanjye ntabwo ari ikintu cyanjye ngomba kwiga. Ngo nyine umuziki ni undefininga, ariko nyine ukadefininga n'ibitekerezo byanjye gusa mbikoresha ndimwe kugira ngo niruhure ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyavuga ati hanyuma se ibijyanye na riya se bimeze bite? None se uje kwiga aka kanya? Uyavuga ati oya narinje muri siporo nuko nasoje. None se hari ayandi masomo ufite n'iyi minsi cyangwa se n'ibindi byose? Bavuga ati yego rwose iyo ndirimbo ndayifite neza cyane. Icara ahangaha. Amubwiye indirimbo nyine ngo ashobore kuba azi kuririmba, tuyiririmbeho ngo uyu mukobwa afite ijwi ryiza cyane. Ni umwarimu wigisha ibintu bijyanye n'umuziki ahangaha. Uyu mukobwa Samantha kugira ngo abe aririmbaho buriya bigendaga ati nk'uko izuba naryo riba ririmo kurasa mu burengera bwaryo n'ibice byose. Yego, ndetse kandi umuntu wenyine gusa mbasha kubona nkanamubonana akamwenyu keza cyane karimo kurabagirana, uwo nguwo ni wowe. Ati yego rwose ni wowe wenyine gusa uza mu nzira zanjye. Uyu mukobwa afite akajwi keza nyine bya danje, ndetse kandi ufite ubwiza burabagirana cyane bw'ubwuki. Ndetse kandi nanone ntabwo ushobora gutuma umuvandimwe nkanjye nyine cyangwa se umuburada nkawe. Ndabizi ko urabagirana cyane nk'ukwezi, uri umuvandimwe mwiza cyane, ndagukunda cyane nk'uko umeze. Niba ari indirimbo yo gusingiza umuvandimwe, uri umwamikazi wanjye w'umunyafurika n'ibiki byose, inzozi zanjye wazigize impamo. Indirimbo bari kuririmba nanjye mbabona natazizi. Bakomeza kuririmba ahangaha. Uyu mukobwa ngo umwarimu akunda ijwi rye neza. Ati uri inzozi nyafurika cyangwa se uri inzozi zanjye nyafurika, ndetse kandi zimwe mu nzozi zanjye warantwaye cyane ntako utagize, ndetse ufite ubwuki bw'ubunyafurika, ubwiza bw'ubwuki. Uri icyuki cyane byiza. Niba ntabasondetse kuri iyi ndirimbo sha sinzi ibintu baba baririmba ahangaha. Ndetse igihe cyaragiye muri izi karitsiye ziri recedi nyine hamwe baba batuye abantu babakene. Samantha ari ahangaha, ndetse Blessing arimo. Blessing na Samantha, Michael bimeze bite se? Kumbe Michael yarajamo. Ngiye nakomanze kuva na mbere hose. Ntabwo twakumvise rwose. Sorry. Umusore aza afite gitari nawe ahangaha kugira ngo yisuganye. Afata akantu nta ntebe baba bafite, ni ugushaka akadobo kahozemwo amarangi kera kugira ngo ariko yicaraho asigaye yisanga cyane. Reka mbasige sha mukora ibyanyu sha. Ni Blessing. Hanyuma se umeze gute? Byari bimeze bite? Uyu nguyu yavuga ati ndimo kumanaginga ngo mbe bibe bimeze neza nyine. Hari abantu tubayeho no kugira ngo bigaragare ko tumeze neza tubimanaginga biraho. Turimo kumanaginga. Ibyo ngibyo biranyibutsa nyine ikiganiro twaganiriye ibushize mu gihe cyatambutse nyine cyagihe urimo kuvuga nyine ngo ugiye kureka iby'ishuri n'ibiki byose ibintu wambwiraga ntabwo nanabyumvise n'ibiki. Ati njye ntabwo ari amakosa yanjye, ndetse ndatekereza njye ngomba gukomeza kugurisha amazi, ndetse kugira ngo nkorere n'amafaranga yandi nyine. Uyavuga ati ni gute uzagurisha amazi se
hariya ku mihanda nyine, hanyuma kugira ngo ubone 400 byo ku ishuri. Nyagasani, uyu mukobwa ngo ku ishuri banze ngo yararidoropinze nyine, ishuri yararivuyemo baramwirukanye, sinzi ati ni 800 ahubwo no kugira ngo na Blessing nawe ajya kwiga ahangaha ni nyuma, tubonye ari nyuma y'amezi yatambutse, sorry y'ibyumweru 4. Ati baretse gato urimo kunyica aka kanya rwose. Yego Mayiko, ntabwo nzi ikintu nakora rwose, sinzi ibintu byo. Ati Samantha, none se aka kanya ngenda canganyikiwe cyane, ubundi ngo nibyo bari baraganiriyeho, uyu mukobwa ari kumubwira ngo uburyo ngo yavuye mu ishuri cyangwa se ara ku ishuri bitagishoboka. Ariko tuje kubitekereza hose, ubundi ni gute ubundi kira kigo wari waranakigezemo na mbere hose, ubundi tureke iby'ibyo ngibyo. Ndetse n'indi barimo kukwishyurira amashuri icyo gihe. Umukobwa aruhutse umutima cyane, avuga ati ni inkuru ndende buriya, ati cyane rwose, nose ko dufite igihe nyine umunsi wose ko tuwufite. Yavuga ati oya, ugomba kujya kwiga, ni igihe cy'ibizamini. Oya, avuga ati dushobora kwiga. Undi avuga ati oya, ushobora kwiga kubera ko atakiri oya, dushobora kwiga. Ake, genda ujye kwiga Mayiko, jya kwiga. Ati keretse iyi nkuru nuramuko yimbwiyemo gatoya basi. Avuga ati sawa, ntaribi, reka nza nkubwire sasa rero ukuntu byagenze ubwo Juliet yavugaga ariya magambo akayambwira cya gihe tugitangira agace ka mbere. Uri umunyeshuri wo muri Elite se? Uyavuga ati yego, ndi wo mwakiriya kigo. Yavuga ati wow, nanjye nabikunda ndamutse nje mwakira kigo cy'amashuri rwose. Oyo ngoya amureba nabi cyane. Juliet, umva rero wagakobwa we, ni domaine y'abami n'abamikazi, ntabwo bikubereye wowe. Niho inkuru yose yatangiriye nyine. Nibyo arimo kubwira Mayiko. Ubwo icyo gihe nararize cyane pe, ndetse kandi icyo gihe nari babaye cyane, uburibwe bwari bwinshi ku buryo icyo gihe nanjye nacanganyikiwe. Nibwo cya gihe yaririmbye ati uwo munsi n'amazi sinagurishije, icyo gihe narise nikikira n'intege, n'ubundi se ko nabonaga hari ibitambereye, kumbe atazi ko ari umuvumo wari umuriho. Kase umukasiro nyine yari yaravumwe. Umukobwa nibwo icyo gihe yavuye kwa kira kigo cy'amashuri acitse intege, mbese nko kuvuga ko amagambo tugenda tubwira abantu ari mabi cyane ashobora kubangiriza. Ayo mazi naje no kuyamena, nta nubwo byari binakindeba, ahubwo nagize n'umujinya mwinshi cyane. Nibyo byabaye guta ubundi utinyuka ukavuga ibigambo bipfuye urimo kugenda ubwira umuntu uko wishakiye. Ndetse noneho icyo gihe nibwo natangiye kurira bitali, birimo n'umujinya nyine, ndakaye n'agahinda kenshi. Yaje kwicara ahangaha ku ruhande kubera amagambo. Uri gara abantu tugira udutima tworoshye, ubwira utugambo uko wiboneye ugasanga turashenjaguritse, mujye mutugirira impuhwe natwe. Ndetse noneho icyo gihe nicaye aho ngaho, comes my guardian angel cyangwa se marika murinzi wanjye, nuko nguko yaje. Icyo gihe hari imodoka yaturutse ahangaha ku ruhande, ndetse imodoka irimo kugenda yahise ihagarara, umukobwa yibereye aho ngaho. Iyi modoka niba yarabonye uyu mwana w'umukobwa arimo kurira, yongera gusubira inyuma gatoya kugira ngo umuntu uyirimwo arebe ubundi uyu mwana ararizwa n'iki, arimo kurizwa n'iki. Imodoka umugabo wari urimo yaje ahangaha. Hano gakobwa gatoya, ngwino sha igira hino. Yabati ndagusuhuje nyakubahwa. Igitondo cyiza diye, igitondo cyiza. Kubera ki wicaye aho ngaho se urimo kurira wenyine, nibiki byabaye? Niko bivuze nkaho hari uwo bari kurirana. Meze neza nyakubahwa, abivuga ari kurira. Ati oya, ntabwo ushobora kuba umeze neza wicaye aho ngaho, rwose wagakwiye kuba umwenyura apana kurira. Nese umuntu umeze neza ararira, nese nukubera iki utazanga muri iyi modoka tuganire? Ndavuga ati oya ngwino, ntabwo ndibuze kukurya ngo nkurye umutwe, nese aka kanya ndibuze no kugutwara nkujyane, ntugire ubwoba, wihangayika gakobwa gatoya, ngwino. Icyo gihe nibwo uyu mukobwa yamubwiye ngo agende ajya kwinjira mu modoka. Ati oya, iyo ndabo yihoreye, ntugire ikibazo, yisiga aho ngaho. Ndetse nyuma yo kumubwira ibintu byose naciyemo uyu mugabo, ndetse kandi nanone nkamubwira n'inzozi zanjye natereye umutwe, yahisemo kumpa ubufasha, yampaye ubufasha. Ni amagambo arimo gukomeza kubwira Mayiko nyine. Uyu mwana w'umukobwa yaje kwinjira ahangaha mu modoka, ahubwo aganiriza n'uyu mugabo nyine ibintu byose uko bimeze, bya bindi byo kutibikira ibintu byawe byose ku mutima. Ikibazo nuko tubivuga nka gutya. Rero ibintu byose kuri twebwe twese ntabwo byatugendekera nk'uko abandi bigenda. Uzabona umuntu afite ibibazo biganiriza abandi bamufashe, wowe nubiganiriza abandi bagukwene cyangwa bakugambanire. Ubundi baravuga ngo nyine
aha Samantha, yego niko witwa yego rwose, ahangaha ni wanjye mu rugo, ndetse kandi ahangaha niho nanatuye. Akazi kawe ugomba gukora ni akazi koroshye cyane, icyo ugomba gukora gusa ni gukora amasuku ahangaha, ugajya gukubura imbuga inshuro 3 mu cyumweru ahangaha, ndetse kandi njyewe ntabwo nzakwishyura ako kazi ukorera, ariko ikintu cyonyine gusa nzagukorera, ngiye nzakubona muri Elite Academy ku wa mbere. Nyagasani ati ibyo nibyo byishimo cyangwa se niwo munsi w'ibyishimo nagize mu buzima bwanjye. Uwo mugabo yanyishyuriye minerivare y'ibihumbi 400 kujya anyishyurira nyine, ndetse icyo ngomba gukora gusa ari ugukora amasuku iwe mu rugo, nkakubura nkanakoropa ibintu nk'ibyo ngibyo. Mayiko arabyumva avuga ati hanyuma se Blessing we nyine ibijyanye na Blessing we byagenze gute? Uyavuga ati ubwo nagiye uwo mugabo nkamwereka Blessing nawe, kumbe na Blessing yaje kumwereka nyakuba. Ati yes, yego ndakumva Samantha, we n'umugabo wari wihugiye. Ati uyu nguyu ni Blessing, ni kazini wanjye nyine nakubwiragaho cya gihe. Yakora ikintu icyo ari cyo cyose, ikintu ashaka ni uburezi bwiza nyine, sinzi niba wadufasha. Uyavuga ati Samantha, yego ndakumva nyakubahwa rwose, njyewe ntabwo naguhaye akazi kubera ko nari ndimo gushaka abakozi. Ikintu nashakaga gukora gusa no kugira ngo ngukure hariya ku mihanda, kugira ngo urekere aho ngaho gukorera turiya dufaranga tw'intica ntikize nyine twambara ubukeye. Areba uyu mwana avuga ati Blessing, yego ndakumva nyakubahwa. Blessing, okay, nta kibazo rwose. Okay, ni umugabo abitekerezaho. Nzavugana na principal ejo wa kira kigo kugira ngo Samantha uzamusange mwa kira kigo cy'amashuri. Baramushimira, akoze cyane nyakubahwa, urakoze cyane. Ni umugabo mugende nikorera akazi, mugende. Ni umugabo ufite umutima mwiza uraho, ariko Samantha ntabwo akirikwa. Buretse gutyo gusa. Uyavuga ati nanjye naratunguye cyane icyo gihe nkuko nawe utunguwe nonaha. Uyavuga ati hanyuma ni ibiki byabaye nyine byatumye uriya mugabo arekera aho ngaho kukwishyurira minerivare? Uyavuga ati yizaba inkuru y'uwundi munsi, reka tugende. Nyagasani, mbese uyu mukobwa Samantha ku ishuri umugabo yamukatiye ntabwo agiye gukomeza kumwishyurira minerivare. Reba ahangaha ibumoso urebe agace ka 7 nako kugira ngo dukomerezeho turebe ibyabaye ubundi, ntituburane mu gace ka 7 gakurikiyeho.